abaduteze amatwi mwiriwe. Ku bufatanye na komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge, umushinga duhuze wa Radio International n'abafatanyabikorwa bawo ari bo Ajiproto Jijukirwa na ARCT Ruhuka ku nkunga ya USAID babateguriye ikinamico Shirimpumu mugiye kumva muri aka kanya. Nyuma ya genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda, ubumwe n'ubwiyunge ni icyerekezo abanyarwanda bahisemo kugira ngo bagere ku mahoro n'amajyambere arambye. Ibi bigashimangirwa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. Nubwo kurwanya amacakubiri n'ivangura iryo ari ryo ryose no kwimakaza ubumwe n'ubwiyunge ari inshingano ya buri munyarwanda, haracyagaragara inzitizi zitandukanye zikoma mu gukora gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge. Mu rwego rwo gutanga umusanzu wawo mu bumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda, umuryango Radio International ubinyujije mu mushinga duhuze ugamije kwimakaza umuco w'amahoro, ubumwe n'ubwiyunge mu banyarwanda cyane cyane mu rubyiruko, wabateguriye ikinamico Shirimpumu. Muri iyi kinamico muriyumvira urugendo rw'ubumwe n'ubwiyunge rw'abatuye imisozi ya Bweramahoro n'Inyamitavu nuko bakomeza kugenda bakemura imbogamizi bahura nazo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Duherukana mu gice cya 40 cy'ikinamico Shirimpumu, aho Mukamusoni yavugiraga mu migani agaragaza ko hari ibanga umugabo we Kimonyo ufunze yabaziranyeho na Simbikangwa. Hagati aho Simbikangwa nawe imyiteguro yo kujya gucyura umugore we Marigarita irarimbanyije. Reka mbareke mukurikire igice cya 41 cy'ikinamico Shirimpumu. Niko Simbika, ntago nari nzi kuzi moto bene aka kageni. Reka burakera nabuze nkaze. Kera rwose ntarasaza nakabukiraga icyuma abantu bakumira. Niko se Safa. Marigarita mwavuganye bura turamusanga yora. Ejo twaravuganye yambwiye ko uyu munsi atari bukore. Rwose aratwiteguye. Mu gitondo ahubwo yahoze ambaza ngo tugeze. Wari yamaze no kuzinga ibintu nk'umunyeshuri bitegura gutaha. Reka da, nyamara byahora amahere dusanze yiteguye atatugoye. Nanjye rwose byamfasha ntibinyicira akazi. Uyu munsi surakora Simbika. Nari nzi kuri bwihe konje. Ukiri gufata neza umugore, hose ntiwari umukumbuye. Yewe, byari byo. Ariko rero hari umuntu waranyiyambaje mujyana kwa muganga mu gitondo. Birasaba ko nsubira kumucyura. Yabimbwiye ninjoro mbura uko muhakanira. Ariko akazi niko kambere. Nta kundi ubwo tugiye hakiri kare. Numara kugeza Marigarita mu rugo, uraja kureba n'uwo murwayi. Ese Simbika, ku rugendo rwabaye rurerure, harabigiye kingana iki ngo tugereye? Yewe, harabura iminota mike da. Ubwo tugeze ku makahwa. Mukanya tugezeho rwose n'imbere hariya. Ina ndumva hose hazi Simbika. Reka bura nkunda kwaza inshuro nyinshi. Nje kurangura iby'abakiriya baba bantumye. Ibice bitandukanye by'inaho usanga mbizi da. Maze kubimenya. Niko Simbika, mbona ina hari heza wazashatse ikibanza cya business kubaka inzu y'ubucuruzi. Ariko uzi ko icyo gitekerezo ari inyamibwa Safa. Ahubwo nawe hashyize icyuma gisya. Wajya ukorera amafaranga pe. Uzi ko abantu binaha bajya kubetesha nko mu birometero 5 rwose uvuye hano turi. Mpaye igitekerezo cyiza Simbika. Uzi ko ari rimwe avuga ngo ijisho rya mukuru ntirizinduka riba ryagiye kureba. Kugira ngo ntidutebe rimwe se tukica inyoni ebyiri Safa. Uwo ninde uguhamagaye Simbika? Ndabona rero wa murwayi nakubwiraga uhasanga bamaze kumuvuga. Yewe nkita bamubwire ko tutarahindukiraye. Reka mureke mubwiye ko nyiri kure wasanga arushaho kuremba. Ahubwo reka ntihagarike gato ndaje. Ariko babwira bakongera icyo kunywa da. Kwita imfubyi wibwiriza kurira. Yewe upima, nzanira kandi gacupa sha. Naho ubundi Simbika, banza wihagarike da. We na Marigarita arabaza. Ese kuki yanze ko tugera aho ngo naho tuhabone? Cyangwa hari dadashaka ko tumenya? Safa, ntacyo mbiziho rwose. Reka nza manza n'ikirano n'uyu mubiri gato ndaje ye. Nyarukaye, ubwo kamaze kukuyoboka. Ndaje. Ewe, Simbika ngo nawe uruhago rwagira ngo ntirukomeye pe. Umuntu aranywa icupa rimwe akihagarika kabiri. Ahubwo turavina aho yateje inkangu ku musozi pe. Umuntu baraza kumucyura nkaho yagize ibyihuta umugabo atarisubiraho agakomeza kwiraza inyanza. Reka nze muhamagare numva hageze rwose. Cyakoze ndabona aka kabari gafite ubwiherero bufite isuku. Ibi bintu rwose byo kugira ubwiherero bw'abagabo butandukanye n'ubw'abagore ndabikunze pe. Ahubwo ndaza kugira inama Janete nawe ariko azabigenza. Ejo bundi sinagiye kwihagarika se nkasangamo umugore umubyeyi rwose. Nsanga azamura ingutiya bituma mbona ubwambure bwe bitari ngombwa. Yego. Ikoye. Uretse ko no gukoresha ubwiherero rumwe ku bagabo n'abagore bishobora no gutiza umurindi indwara zikomoka ku isuku nke pe. Uwo mahoro arongera arampamagaye. Ndabona yakamejeje kamwitabe. Aro, wamaho. Alo? Simbika? Ese wabaye iki
waraye utwaye. niko ye niko byagenze rwose da. Mva mbese ko numva ni hasi ubundi wabaye iki cyangwa ndakurogoyera. Ngundogoye wamaho oya da. niko ye nari ndimo nikiranura n'umubiri nari nkubwe ariko nsa nk'ubishoje. None se ko bamaze kumvura urangira aho ryari ngo dutahe. Ese uribuka gahunda dufitanye yo kuganira? Hari umukirane nagiye kurangurira ku gasharu ariko rwose nshobora gukererwa nk'isaha imwe sinzi niba ntari bugutinze. Ariko se simbika wagiye ugira gahunda koko. Uzi ko ntari nzi ko ari uguteye nako kubona ugenda gusa. Ubwo se wagiye hose utazi gahunda dufitanye. Unesheje umutwe pe. Wamaho nagiye rwose nzi ko byihuta ntundakarire pe gusa ndagerageza nze nihutaye. None waro niba ari uko bimeze reka nisurire muri muno wanjye utuye inaha. Ubwo nuza kuza umpamagare nkurangira aho usanga. Nta kibazo wamaho ndumva aribyo byadufasha twembi. None se ubundi nituva kwa muganga turicara he ngo tuganire simbika? Turaganirira he? niko ye urumva se rwose twabura aho tuganirira koko ntabwo twabura aho twicara turaza kuhashaka. Siyumva se ahubwo nyamara nukomeza kwitwara neza ndumva gahunda uyu munsi iri buze gucamo. Yewe nta cyizere mfite pe igihe gishize ni kinini ntacyo ndageraho. Ariko ntukarambirwe vuba simbika nyamara uyu munsi hari igihe byagenda neza. Reka mbe nkuretse rero ubwo uraza kumbwira. Sawa ye Usamaru ntarimo kunzengereza koko yabuze kundeba Margarita ataraza none abonye nje kumucyura ubu nibwo atangiye koko kunyera ku rukundo. Hose ndabyitwaramo ni nk'uko abyaramo. Ko mbona nshobora gutinda inaha Wamahoro ni najya kumucyura ntaza kunyirenza. Yewe reka ngerageze ndebe ko wenda naza kumugera hakiri kare. Yega mushiki waje ongera umuhobere nyabo. Niko ye uraho Safa mpobera gahoro umugabo wanjye adasanga umaze hirange. Reka ngo uhobera ataraza yewe ndabize munya kwikorera munya atari ukuguhobera gusa. Ese ko mbona hano nutsugasubira kuba inkumi cyangwa usiga gukora siporo sha. Ntananuka se hari umugabo nari mfite unyitaho. Si wowe witwaye nabi ntumenye agaciro k'umugabo. Ndekundorere mwana wama noneho ninjye nawe menyira ijoro ahubwo ararara nteye inda nkurikije uko ndi kumwiyumvamo. Ntababwira iki ntashaka gutera impanga rwose. Ese ugira ngo we ntagukumbuye ninjye atazakora pe. Nukuri ijoro turara mu kwezi kwa buki. Niko ye dore ngo waraje reka mbahe rugari. Rukaragane kwe twataranye. Niko ye yamaye nka rero Marigari wahageze yewega akira ngo modi ibicuro rwose bimaze iminsi bimereye nabi. Reka nkore intebe mu nzira zitabarogoyaye. Uraho mugabo mwiza. Yewega mukobwa wa mama uraho. Nari ngukumva. Ndeba mu maso ariko niko ye uraho Marigo sinaritaga isigwa abasizi bahoza bisingizo uraho ariko. Yewega ongera umuhobere rwose nkumve neza ariko niko ye nokuraho murankuraba ku cyumweru mba nkuroga. Yewe haya rwose ni mwiyongeze mu manano urukumbuzi. Rekeraho yewe ndiruhiye reka twicare. Wabera neza ariko ubona nari nkukumbuye. Ongera yewe umuhobere rimwe ariko. Rekeraho imbavu zirarushye pe. Ubwo ntabwo nkumbuye. Wahora niki ku bicuro byari bimereye nabi mugabo mwiza. Rwose ni mu manano urukumbuzi. Nibiba ngombwa mumbwire mbaheruga ari mbe ngiye hanze ndagaruka mu kanya. Wakaye ahubwo wagiye Safa. Niko ye pereza y'amano nakubikije nihera umugore. Akira umuhereza. Yo mugabo mwiza wanzaniye iki ko uzi ko wantera ubwuzi ikiniga kikaza. Uracyanzirikana nka kera. Akira. Mpereza. Niko ye Marigari ariko rero impano yifungurira hano uraza kwifungura tugeze mu rugo. Yo ongera umuhobere mugabo wanjye ongera umuhobere ijoro ndaza kugutwitira impanga pe. Hari igihe nagujyaga ngukumbura. Oya rwose ngera umuhobere twiyongeze. Nicara nkaririmba. Biremewe rwose. Tekereje iwe. Ese uracyamenya kuririmba kera. Niko ye rwose buriya rwose Safari nkubwire Margarita ni iki namukundiraga rwose. Icyatumye ngusiga. Rwose uyu munsi irungu wanjye riraza kurara rishize pe. Niko Margarita arakiraho. Simbika wawe. Rwose Margarita araririmba bikanyura umutima. Niko ye. Mbese unabuze uko mbigenza. Mbega ibyishimo. Yewega. None se Marigo. Karame mugabo. Muri joro rara unwitiye impanga. Nukuri nta kindi nabona naguhema. Niko ye byari byo. Ariko se Margarita wabanza tukajya kwa muganga kwipimisha se byo byiza umugore mwiza.
muganga kugira gute Simbika? erega buri gihe gishize tutabana n'ikirekire Safa ntawamenya buriya ni ngombwa ko tubanza kujya kwa muganga kwipimisha da ushobora gusanga n'izo mpamvu uvuze uje uzitwaje ntawamenya. uvuze ngo iki Simbika? sinakubwiye ko utanyizera ariko se ko tuganira umunsi mari ushatse kuvuga ko naguciye inyuma. oya byari kuganira ariko ceceka yewe ariko ceceka yewe ariko si Margarita mushiki wanje koko uburarizwa n'iki koko mushiki wanje none si Margarita mushiki wanje ni iki Simbika ngo avuze kitumvikana koko hari icyo umugabo wavuze kitumvikana koko ushatse nawe ndeka ushatse gushyigikira Simbika kandi njye wowe nakwigendera mugasubirayo nimushake musubira. ariko se Margarita sigaho erega byari kuganira wowe nuko bita ugiye kunyibutsa igihe dusize mu mvura ukagenda uri kunyagiza Margarita sigaho ntabwo nari nkomeje kwari kuganira rwose n'uko sigaho mama watwicishije irungu nawe warakabije. nanjye sinjye gatora tugoye rwose kugira ngo tukubone mana yanjye niko ariko rwose Margarita mubwire yewe narakugaye pe niko ubwo se nibutohereza umwana wanjye kwa nyirakuru utambwiye koko niko Margarita yewe uzi ukuntu mukumbuye mama nabonye uje mutari kumwe numva ndababaye pe. erega namwe mubishatse mwanyumva nirwa ku maduka ndimo kudoda nkamusiga mu rugo wenyine rimwe inzara ikamwica yava kwishura akabura ibiryo kuko nabaga ntatetse ngeze aho mfata umwanzuro wo kumujyana kwa nyirakuru ubu ni naho yigaba ariko mu biruhuko humura azaza muzamubona gate. yewe sinjye uzarotaje mama ndamukumbuye cyane pe. niko mwabonye ukuntu Margarita yananutse? nawe wimvugira kuko narananutse cyane. niko yega nibura murabona ko umugore wanjye rwose asigaye afite urupfumbatiro. niba ukunda abananutse rero niyumvireho ntaze ngo yihate ibiryo hatazatuma mwagurira uburiri mutarabiteguye. niko bimeze. none se sibyo nakubwiraga kare ngo tubanze tujya kwipimisha kwa muganga ukabyanga niko kugira ngo uwo musaza wese Safari atahaba ugakomeza kubyanga ntitwari kugera mu rugo ukarara mu cyumba cy'abashyitsi. niko iriya telefone isone si yawe Simbika? emahinga anonsi ya mperezo wa telefone ndebe umuntu umpamagaye. akira ndabona handitseho amahirwe. hereza yewe dore ko nawe ureba itakureba. uwo ni umukiriya ubwo yambuze irambwiye ko naza kubona amafaranga aza kumbura nkajya kumurangurira. nyamara iyo moto yawe rwose yafashije abantu pe. mugani se yewe iyi moto rwose agize akamaro kuri uyu musozi ifasha abantu yaba abarwaye yaba abashaka kujya kurangura. reka nitabire hanze ntaza kubarogoye mwe muganira nanjye ndaje gatoya. ubu se koko uyu mugabo utitaba na telefone yanjye kabigiye kunzimana ndabigirane ariko se Simbika ngo yanginje atemwe ukabyarama umuntu wanshutse ngo araza kuntwara akaba agejeje iki gihe atarambaza ahantu merereye reka muhamagare mubaza aho ageze. ndumva iciyemo. alo wamaho nukuri rwose mbabaranisha gahunda yawe pe. ariko se Simbika ubwo wangenje ute koko uzi ko kukwiringira ari nko kwiringira igare rishaje? ese urebe ko numva ahantu uri havugira amajwi y'abantu benshi. ndi mu rugo hari abantu bari baje kunsura ariko mbwira aho uherereye rwose mu kanya ndahita nza. none se ubwo ko wagiye iwawe uzi na gahunda twari dufitanye ayiwe telefone yanjye ko numva ishizemo umuriro se kandi ubu se mbigize nte Simbika ngo ndamubona nte. Margarita arashyize agarutse mu rugo. ese mama yabagiye gutuza kubaka urugo rwe? Simbika ngo we yabeshyeho amahoro ko ajya kumucyura kwa muganga ntiyajyayo yigira kwicyurira umugore. none ibyo bizarangira gute? ntuzacikwe n'igice cya 22 cy'ikinamico Shirimpumu. hari icyakunyuze ufite ikibazo inama watanga cyangwa igitekerezo watwandikira ubutumwa bugufi kuri nimero ikurikira 0785 292 501 cyangwa se ukohereza ubutumwa bugufi kuri email ikurikira shirimpumu2020@yahoo.com. mushobora kandi no kudusura ku rubuga rwacu rwa YouTube ari rwo Ikinamico Shirimpumu ukaba wabasha kumva ikinamico zose zatambutse. Ikinamico Shirimpumu itambuka kuri Radio Rwanda buri wa kane saa 12:45 mbere y'amakuru y'Ikinyarwanda.